Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, reka tubaramutse mu izina rya Yesu tubabwira ngo Uwiteka abahire. Nje tugiye gufatanya muri iki cyigisho cy'uyu mwanya, nitwa Byiza. Turi mu materaniro kuko mwabimenyeshejwe kandi abenshi murabyiteguye. Reka tubasabe ngo mube hafi n'ubundi, mushyire n'imitima hafi n'ubwenge no gusenga, kugira ngo umugambi w'aya materaniro ubwo ari ukuduhembura mu by'umwuka, izo nyungu Imana yatugeneye tuzironke. Mwicishe bugufi dusenge aho muherereye, maze twige ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabanye n'ubugingo bwacu, ukatwongerera kurama kugeza kuri iyi tariki ya none tukiriho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugushimiye ko waduteguriye aya materaniro, ukemera ko iyi gahunda ibaho, ndetse ugategura n'ubu buryo bw'ikoranabuhanga ngo ijambo ryawe rigere kuri benshi mu mpande zitandukanye z'isi no muri iki gihugu. Rero tugushimiye ko inzira zose zatuma umunyabyaha akira waraziteganije. Rero ubwo uduhaye kwiga muri uyu mwanya, tugusabye kutuba bugufi ngo ari twebwe abagiye kwigisha tuvuga ijambo ryawe, uturinde kwikoresha, uturinde gukorera mu kamenyero, ahubwo imbaraga yawe yandikishije ijambo ryawe iriherekeze mu mitima, kugira ngo ijambo ryawe tube imiyoboro mizima, rigere aho wagennye ko rigera, kandi ridukirize imitima, abaduteze amatwi bose ribagirira akamaro. Tubishimire izina ryawe. Ngaho ibyaha twagukoreye bitubabarire, utwejeshe ijambo ryawe, twishe amaraso y'umwana wawe, kandi n'abateze amatwi nabo iyi mbuto y'ijambo ryawe bibwe mu mitima y'ubutaka bwiza, izera umusaruro, tuzabone n'ubugingo buhoraho. Abamarayika bawe babane natwe, ijambo ryawe rivomererwe n'imbaraga y'umwuka wera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri uyu mwanya nk'uko abenshi mubyiteguye, ndetse tukaba tubasaba ko n'abatari bagera ku mirongo abo bishoboka bakangura abandi, kuko ngo iyo amateraniro nk'aya yaringanijwe, ngo aba ari randevu Imana iba yatanze ngo ihurire natwe mu materaniro, maze tuvure indwara zacu z'iby'umwuka, ngo iduhe umwuka wera w'imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Rero iyo Imana yatanze randevu ngo ihure n'abarwayi, umurwayi agasiba, umurwayi akarangara, kandi Imana yagennye umuti, habaho igihombo gikomeye. Ubwo rero niyo mpamvu muri uyu mwanya buri wese aba agomba kuba bugufi, agasengera mu mutima, akawushyira ubwenge hafi, kugira ngo indwara zacu z'iby'umwuka tubone umuti wazo binyuriye mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga icigisho muri uyu mwanya kitubwira ngo intwaro y'amasengesho n'uburyo Satani ayirwanya. Intwaro y'amasengesho n'uburyo Satani ayirwanya. Amasengesho ni intwaro. Ni intwaro mu by'ijuru ryapanze abantu bazaja barwanisha. Mu ntwaro zitandukanye Imana yapanze harimo n'intwaro yo gusenga. Turabisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6. Hari intwaro Pawulo yavuze umukristo agomba kurwanisha. Yavuzemo intwaro zitandukanye, ariko kuko tutavuga kuri zose, turavuga kuri iyi ntwaro y'amasengesho. Ndasoma igice cya 6, ndahera kuri uyu murongo, kampere ku murongo wa 14 ndageza hepfo. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, mukweza inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. 17. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. 18. Mushengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose, kandi nanje munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga,
uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Kuko nsomye byinshi ariko aho ngendereye ari ku ntwaro y'amasengesho biri ku murongo wa 18. Mushengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Kandi nanje munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga ngo mbumbura uko mbumbuye akanwa ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Paulo nk'umukozi w'Imana abwirije abantu ari kubereka intwaro bagomba kurwanisha. Avuze kwizera ngo nk'ingabo, avuga gukweta inkweto ngo nizo butumwa bwiza, avuga gukenyera, avuga intwaro yo gukenyera, avuga ngo mwakire n'agakiza k'ab'ingofero, ngo ndetse ngo mufate n'inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Ariko avuze n'intwaro y'amashengesho, aravuze ngo musengeshe umwuka iteka. Gusenga, ubundi gusenga ngo ni umuyoboro Imana yapanze, imbaraga zizajya ziva mu ijuru zikagera ku muntu binyuze muri uwo muyoboro. Ni ukuvuga ngo murabizi umuyoboro, hajya haba umuyoboro w'amazi, hakaba umuyoboro w'amashanyarazi. Umuyoboro aba ari ahantu hanyura nk'ayo mazi kugira ngo agere iyo bashaka kuyageza. None Imana nayo imbaraga zayo zo kurwanirira umunyabyaha, zo kurwanirira umuntu w'umunyantege nke woroheye ibishuko bya Satani, umuyoboro uvana imbaraga ku Mana ukazigeza ku muntu ngo ni amashengesho. Reka mbisome. Umuyoboro uvana imbaraga ku Mana zikagera ku muntu, uwo muyoboro ni amasengesho. Byanditswe mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye 127. Haranditse ngo amasengesho ni umuyoboro w'imigisha yose. Amasengesho ni umuyoboro. Urumva nta kandi karembo imigisha y'Imana yanyuriramo ngo igere ku muntu, ahubwo ni mu mashengesho. Gusenga ni ugutera k'umutima, ni umuyoboro w'imigisha yose. Iyo umutima wihana uzamuye amasengesho ku Mana, nyuma yo kwizinukwa no gusobanukirwa ubukene bwawo, Imana nayo ibona urugamba n'intambara uhanganye nazo bikayereka ko wamaramaje. Ngo iyo umutima wihana uzamuye amasengesho ku Mana, nyuma yo kwizinuka no gusobanukirwa ubukene bwawo. Umuntu amaze kwizinukwa no gusobanukirwa uburyo afite ubukene, ngo Imana nayo ibona urugamba n'intambara ahanganye nazo bikayereka ko wamaramaje. Ihoza urutoki kuri buri mutima igenzura gutera kwawo kose. Nta byiyumviro byatsika umutima, nta marangamutima yawe uburagiza, nta miyoboro yawe ijimisha, nta cyaha cyawe utera ikizinga, nta gitekerezo cyangwa imigambi cyawe hungabanya ngo data abiyoberwe. Urumva ko Imana ihoza urutoke kuri buri mutima, ku buryo ikibazo cyose kiba mu muntu ngo ntabwo cyamugeraho ngo data biyoberwe. Uwo mutima waguzwe igiciro cyinshi kandi ukunzwe urukundo rutagajuka. Imana ikunda imitima y'abantu, Imana ikunda abanyabyaha, Imana ikunda ikiremwa muntu. Baravuze rero ngo Yesu umucunguzi wacu yari afite amakene y'umubiri yagombaga gukemura n'umunaniro w'umubiri ukeneye guhemburwa. Ubwo bagiye kutwereka Yesu iyi ntwaro yo gusenga ukuntu yayikoresheje. Yari afite amakene y'umubiri yagombaga gukemura n'umunaniro w'umubiri ukeneye guhemburwa. Mu gusenga se niho yiteguraga gusohoza inshingano no guhangana n'ibigeragezo. Umunsi ku wundi yasohozaga inshingano ze akiza imitima. Umutima we wagiriraga impuhwe abarushye n'abaremerewe, kandi yakeshaga amajoro asengera abageragezwa. Umukristo ahabwa ubutumire bwo gushyira Imana imitwaro ye binyuze mu masengesho. Ngo umukristo ahabwa ubutumire, ngo Imana ije kubwira ngo ngwino ndakuraritse
nzanira imitwaro yawe binyuriye mu gusenga no kwizirika kuri Kristo akoresheje imirunga yo kwizera kuzima. Imana yaduhaye uburenganzira bwo gusenga. Buriya mu by'ukuri ngo nta kintu gikomeye ko kubona Imana yaratanze uburenganzira ikavuga ngo uje usenga, uje uzumbwire, nzatega amatwi nkumve. Imana yaduhaye uburenganzira bwo gusenga, ivuga ko izatega amatwi amasengesho y'abizera imbaraga zayo zishobora byose. Izubahirizwa mu bayegera bakora umurimo wayo bakiranutse. Ukuboko kwishobora byose kuramburiwe kutuyobora no kudusunikira imbere, tugahora iteka tuja mbere. Imana iravuga iti, ja mbere, nsobanukiwe ibyawe, nzakohereza ubufasha, komeza usenge kandi unyizere. Nihagira icyo musaba cyahesha izina ryanjye icubahiro, muzagihabwa. Nzubahirizwa imbere y'aba bandi biteguye kubona muneshejwe ngo bayavuge. Bazabona ukuri kuneshanya icubahiro. Ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Imana yatanze uburenganzira bwo gusenga. Ibwira abantu ngo bahaye uburenganzira, muje muza mumbwire, muje munzanira imitwaro yanyu, munzanira ibibabaje, munzanira ibibagoye, nanjye niteguye kubumva. Batubwiye ko Yesu nawe intwaro yo gusenga yayikoresheje. Wenda turagerageza kuyivugaho turebe nuko abantu bagiye bayikoresheje neza, ariko turaza kureba nuko Satani intwara yanga. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 mu cyigisho cya 17 ni ku rupapuro rwa 157 haranditse ngo kubera ko ubumuntu bwari muri we yiyumvagamo ko akeneye imbaraga zivuye kuri se. Uwo ni Yesu. Burya ngo yambaye ubumuntu, ubumana abusiga mu ijuru. Icyakora yambara kamere muntu, agakenera bwa bumana, za mbaraga z'ubumana ngo zize zimufashe binyuriye mu gusenga. Yari afite ahantu yatoranirije ho gusengera. Yakundaga gushikiranira na se ahiherereye ku musozi. Muri uyu mwitozo ubugingo bwe bwera bwa kimuntu bwahabwaga imbaraga zo kumushoboza guhangana n'inshingano n'ibigaragazo bya buri munsi. Umukiza wacu yisanishije n'ubukene bwacu ndetse n'intege nke zacu, ku buryo yahindutse umuntu winginga, umenya amasengesho ya nijoro, agashaka guhabwa imbaraga nshya zivuye kuri se, kugira ngo agende asubijwemo intege kandi agizwe mushya, yambaye intwaro zimushoboza gukora inshingano no gutsinda ibigaragazo. Yesu yari afite ibintu bibiri: inshingano kugira ngo azishobore, n'ibigaragazo abitsinde. Yumvaga akeneye imbaraga zivuye mu gusenga. Niwe rugero rwacu muri byose, ni mukuru wacu mu ntege nke dufite, nyamara ntasangiye natwe ibyo turarikira. Kutagira icyaha na kimwe, kamere ye yahungaga icyaha. Mu bumuntu bwe yahinduye sengesho ikintu cyangombwa n'amahirwe ye. Mu bumuntu bwe yahinduye isengesho ikintu cyangombwa. Mbega kuko mu buzima umuntu ajagira ibyangombwa akora ku buryo bitabura. Burya kurya ni ibyangombwa kuko utariye ntiwabaho. Ngo na Yesu kubaho kwe mu by'umwuka, gusenga cyari icyangombwa yari afite kugira ngo abeho mu by'umwuka. Yaravuze ngo mu bumuntu bwe yahinduye isengesho ikintu cyangombwa n'amahirwe ye. Yasabaga ubufasha bufite imbaraga bwose bukomoka ku Mana no gukomezwa, kandi se yabaga yiteguye kubiha wa wundi wabihoranye. Icyakora kubw'ubumuntu agasiga ibyishimo byo mu ijuru, maze agahitamo kuba mu isi ikonje kandi y'indashima. Kristo yaboneraga guhumurizwa n'ibyishimo mu gushikirana na se. Aho niho yashoboraga gutura umutwaro w'imibabaro yo mu mutima we yabaga yenda kumwica. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yesu yari umunyamibabaro, ngo ariko imibabaro yabaga yenda kumuturitsa, nta handi yayiruhukiraga keretse kujya kuyibwira Imana mu gusenga. Mu gihe cy'amanywa yakoraga cyane kugira ngo agirire abandi byiza.
akiza abantu kurimbuka, yakijije abarwayi, yahumurizaga abarira, kandi akazanira umunezero n'ibyishimo abihebye. Urumva ko iyo mirimo nayo ni myiza, ariko ntabwo yayikoraga yonyine ngo arangize, ngo yumve ubwo yabwirije, ubwo yasuye abarwayi, ubwo yabavuye, kandi urumva yabaga yagize imirimo myiza. Ngo yazuye n'abapfuye, igihe imirimo ye y'umunsi yabaga irangiye, buri mugoroba yajaga kure y'urusaku rwo mu mugi, maze agapfukama mu gashamba akinginga se. Ibihe bimwe umucyo w'ukwezi wamurasiragaho aho yabaga yunamye, yajaga gusenga akitsa imirimo y'umunsi, agapfukama akinginga se, ukwezi kukarasa agisenga. Paji 157, umuzingo wa 2 w'ibihamya. Ibihe bimwe umucyo w'ukwezi wamurasiragaho aho yabaga yunamye, hanyuma nanone ibicu n'umwijima bigakingiriza umucyo wose. Noneho kwa kwezi nako kukijima. Ikime n'ibihu bya nijoro byamutondaga ku mutwe no mu bwanwa mu gihe yabaga yinginga. Mbega amashengesho arimwo imbaraga atara y'umuhango, arimwo amakene menshi yo mu mutima, ngo kugeza igihe igihu cya nijoro n'ikime cya nijoro bimutonze mu mutwe no mu bwanwa, apfukamye ari gusenga. Inshuro nyinshi yakomezaga gusenga agakesha nijoro, akabona burakeye umwijima uratamurutse, umuseke uratambitse. Niwe rugero rwacu. Iyaba twashoboraga kwibuka ibi maze tukamwigana, twakomerera mu Mana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ntiribeshe, tubizi tukagira umwete wo gusenga, tukabishyiramo imbaraga nk'izi yashiragamo, twakomerera mu Mana. Niba umukiza w'abantu wari ufite imbaraga z'ubumana yari yumvagamo ko akeneye gusenga, abantu bapfa kandi b'abanyantege nke ntibari bakwiye kumva ko bakeneye gusenga, bagasenga bafite umwete kandi badacogora. Igihe Yesu yabaga atewe n'ibishuko bikaze kurusha ibindi, nta kintu yaryaga, yishyiraga mu biganza by'Imana, maze binyuze mu isengesho risenga nk'umwete no kugandukira ubushake bwa se kuzira amakemwa, akabisohokamo ari umuneshi. Abavuga ko bizera ukuri muri iyi minsi iheruka kurenza urundi rugero rw'abakirisitu aba ari bo bose, bakwiye gukurikizwa watubereye urugero rukomeye. Abavuga ko bizera ukuri ko muri iyi minsi iheruka barusha abandi kuba bari mu kuri, ngo bagomba gukurikiza Yesu muri urugero rwo gusenga. Ngiyi ntwaro umukiza wacu yarwanishije kugira ngo asohoze inshingano kandi ashobore gutsinda n'ibishuko. Iyi ntwaro ibitabo bitubwira ko ikenewe buri munsi. Ntabwo gusenga umuntu yasenga none ngo nimara ejo nareka gusenga imbaraga yasabye none zizamurwanirira ejo. Ahubwo gusenga na Yesu mwumvise ko yahozagaho. Reka mbisome muri kino gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye 125. Haranditse ngo uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. No gutegeka 33:25. Ndashimira Imana kubw'ubwishingizi bw'ubuntu bwayo yahaye ubwoko bwayo ubu. Uyu munsi isezerano ntabwo rivuga ko tuzahabwa imbaraga uyu munsi zo guhangana n'ibiziyadukiza mu gihe kizaza. Ntabwo Imana mu byo yasezeranye ari kudepa imbaraga mu muntu zo kuzahangana n'imbaraga n'ibitero byo mu gihe kizaza. Ngo maze mu ngorane z'ahazaza duhabwe ubutabazi mbere yuko zitugeraho. Turamutse tugendeye mu kwizera dushobora kwitega ko tuzahabwa imbaraga n'ubutabazi by'ako kanya tugisakirana n'ingorane. Tubeshwaho no kwizera, ntabwo tubeshwaho n'ibyo tubona. Imana yagenye ko tuyisaba ibyiza byose dukeneye. Imbaraga z'ejo ntabwo tuzihabwa uyu munsi. Turi kujanirana, dukurikirane twese abari hirya no hino. Imbaraga z'ejo ntabwo tuzihabwa uyu munsi. Amakene y'abantu niyo mahirwe Imana ibibonye ngo ikore. Bega Imana ikora ihereye ku makene y'abantu.
ubuntu bw'Imana ntabwo butangirwa gupfushwa ubusa, gukoreshwa nabi cyangwa guhindanywa cyangwa ngo bugwe ingese buzize kudakoreshwa. Ntabwo Imana yatanga ubuntu bwayo bugiye kubikwa, gukoreshwa nabi ngo bugwe ingese buzize kudakoreshwa. Ahubwo Imana igenda itanga ubuntu bikurikije ibyaramutse, bikurikije urugamba rw'uwo munsi, bukurikije uko buri munsi. Niyo mpamvu bavuze ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo, n'umunsi wose ukwiranye n'imbaraga zabo, n'umunsi wose ukwiranye n'amashengesho yabo. Muranyumva neza? Yaravuze hepfo ngo igihe musohoza inshingano zanyu za buri munsi, mukunda kandi mwubashye Imana, kandi nk'abana bumvira mukagendana kwicisha bugufi ko mu ntekerezo, muzahabwa imbaraga n'ubwenge bukomoka ku Mana kugira ngo bibabashishe guhangana n'ibigaragazo byose. Ntabwo dushobora guhangana n'ibigaragazo byo muri iki gihe tutari kumwe n'Imana. Ntabwo twagira akanyabugabo n'imbaraga nk'izabahowe Imana bo mu bihe bya kera tutaragera mu gihe nk'icyo kimeze nk'icyabo. Hari igihe tujya dusoma n'iby'abakera imbaraga bari bafite, ukumva weho kibazo utese ko njya numva ntazifite. Ngo ntabwo twabona imbaraga nk'izabo mu gihe cya kera tutariho twagera mu bihe nk'ibyabo. Niba Daniyeli yarasenze bakamuziza gusenga bakamuta mu rwobo rw'intare akabona izo mbaraga, ntabwo izo mbaraga ngo wazibona utaragera mu gihe nk'icyo Daniyeli yaragenje ate yararimo. Burya Imana ije itanga imbaraga bijaniranye n'uko byaramutse n'ikigaragazo wagezemo n'ukuntu wagisengeye. Yaravuze ngo tugomba kwakira buri munsi ubufasha bw'ubuntu bwo kudufasha guhangana n'ibitugwirira buri munsi. Uko niko dukura mu buntu no kumenya umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kandi nitugerwaho n'akarengane bikaba ngombwa ko dukingiranirwa muri gereza tuzira kwizera Yesu no gukomeza amategeko yera y'Imana. Kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Akarengane nikagaruka tuzahabwa ubuntu bw'Imana kugira ngo bukangure imbaraga zose z'umutima kugira ngo tubashishe kugaragaza ubutwari nyakuri. Tugomba kuba bugufi bwa soko zizi imbaraga zacu umunsi ku wundi, kandi igihe umwanzi azatugabaho igitero ameze nk'umwuzure, umwuka w'Imana azatuzengurutsa igihome cyo kuturinda umwanzi. Isezerano ry'Imana ni iry'ukuri ko imbaraga zacu zaje zijanirana n'iby'uwo munsi. Dushobora kugirira icyizere hazaza bitewe n'imbaraga twasezeraniwe ku makene ya buri munsi. Imibereho iri mu Mana buri munsi ihinduka myiza kurushaho. Reka kwiyikoreza none amakene y'ahazaza. Uyu munsi nibwo dufite amakene. Uwiteka n'umufasha wacu ni Imana yacu kandi ni imbaraga zacu igihe cyose tumukeneye. Imana aya magambo dusomye natwereka ko buri munsi tuba turi ku rugamba, kandi imbaraga dukenera zijanirana nuko urugamba rumeze uwo munsi. Niyo mpamvu amashengesho ya none arakenewe, n'ejo hazakenerwa andi. Niyo mpamvu gusenga ni uguhozaho. Gusenga ni intwaro kandi Satani arayanga, ariko gusenga ni ibya buri munsi. Amasengesho, reka dusome uburyo Satani yarwanya. Bwa mbere Satani amasengesho azi icyo amutwaye, azi icyo yamutwara. Niyo mpamvu wenda kugira ngo mubyumve neza, murabona ko tubwirwa kenshi gusenga, tubyigishwa kenshi, tubisoma kenshi, ibitabo byinshi dufite inyandiko zibivugaho, nta nubwo nazisoma ngo nzirangize, ariko kubera ko ibinanirana. Namwe ni mu bitekereze. Buri hari n'indi mirimo dukora y'Imana wenda ikabidusabye kwitanga. Ku bajya baje kubwiriza, ushobora guhaguruka ukava iwawe ukamara amezi 2, ubwo uba witanze kuko imirimo wari gukora mu kwawe uba wayigomwe. Ushobora gutanga agahe ukajya gusura abantu, mu mwanya wari gucuruza ukaba ugiye gusura abandi, ubwo kagahe kawe kaba kagiye. Ariko reka mbabwire, mu bintu twakora kandi n'ibyacu tukabikora bikagaragara ko n'ibyacu byigomwe, ni ugusenga. Kubyuka ukajya gusenga mu gitondo ntibyakubuza gucuruza uwo munsi. Kubyuka ukajya gusenga mu gitondo ntibyakubuza kujya gusura umuvandimwe wapanze gusura, ntibyakubuza inyungu zawe. Ariko kubera ko ibyanga, kubera ko ibinanirana, kubera ko tubyiga ariko kugira ngo tubishobore
mu by'ukuri Satani ngo yaragiye arahicara kuko nawe azi icyo hamutwaye. Reka ngerageze kubisoma mu gitabo Satani, reka mwumve ukuntu azi icyo gusenga bimutwara, mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu umugabane wa mbere 26 haranditse ngo amasengesho azaturinda Satani. Amasengesho asenganywe kwizera n'imbaraga ikomeye ku mukristo kandi azakubita Satani inshuro. Niyo mpamvu twongorera ko nta mpamvu yo gusenga. Satani ngo niyo mpamvu azi ko gusenga bimukubita inshuro. Ngo niyo mpamvu twongorera ko nta mpamvu yo kugenza gute yo gusenga. Yanga izina rya Yesu umurengezi wacu, kandi iyo twegereye umucunguzi wacu tumaramaje tumusaba ngo aze adufashe, abamarayika ba Satani bafatwa n'ihahamuka. Iyo twegereye umucunguzi wacu tumusaba ngo aze adufashe, bakamva twatabaje imbaraga za Yesu, ngo barazizi ko ari indengakamere kuri bo, ngo abamarayika ba Satani bafatwa n'ihahamuka. Mu kwirengagiza gusenga tuba dusohoza imigambi ye, kuko tugwa mu buryo bworoshye mu bitangaza bye by'ibinyoma. Ibyo atashobora kugeraho mu kugerageza Kristo abigeraho akoresheje kwereka umuntu ibishuko bye by'ibinyoma. Ibyo Satani atashoboye kuri Yesu abigeraho ku muntu, kuko Yesu we yarasenze Satani aramunanirwa. Noneho twebwe ngo iyo tudasenze ngo abazi yuko ngo iyo tugiye kwirwanirira ngo nabaje duseka. Iyo tugiye akabona turi gupanga ibindi, turi gukora, turi kumva tuzabigishoboza. Muri kino gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose 417 haranditse ngo imbaraga ziheranije z'umwuka wera ni ubuhungiro bw'umutima wose wihana. Imbaraga ziheranije z'umwuka wera ni ubuhungiro bw'umutima wose wihana. Yesu ntazemera ko umutima umuhungira hose wihana kandi ufite kwizera ugwa mu maboko y'umwanzi. Umukiza ahagarara iruhande rw'umuntu igihe ageze mu bigeragezo kandi aruhijwe. Uri kumwe nawe ntashobora gutsindwa, ntananirwa, ntanica ahomba, kandi nta kidashoboka, kandi ntabwo atsindwa. Dushobozwa byose n'uduha imbaraga. Ibigeragezo nibiza cyangwa se bishuko, uramenye ntuzirwanirire. Ntukajye wigeragereza ngo uje kurwana wenyine utabisengeye. Ahubwo hanga amaso kuri Yesu, ni uzagufasha. Hari abakristo benshi bivuna maze bagakabiriza cyane imbaraga za Satani, batekereza umwanzi wabo cyane, bakabisengera, bakaba ari we baganira kugeza ubwo umwanzi ahinduka ikintu kiganza mu ntekerezo zabo. Ni ukuri koko Satani ni ikirema gikomeye, tujanirane hano. Ni ukuri koko Satani ni ikirema kigenje gite gikomeye, ariko kubw'ubuntu bw'Imana dufite umukiza wirukanye uwo mugome mu ijuru. Satani anezwa no kubona dukabiriza imbaraga ze, ahubwo kuko tutaganira ibya Yesu, kubera ko tutahimbaza ubushobozi bwe ndetse n'urukundo rwe. Rero icyo Satani ashaka ni ukubona twirwanirira, akabona tugiye kurwana twenyine tutiyambaje imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu ibitabo bitubwira ngo yanga amashengesho, arayarwanya, kandi murabireba muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, mu cyigisho kitubwira ngo imitego ya Satani. Ndasomamo iyi page nayo muyumve. Yaravuze ngo Satani 369, Satani azi neza ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho no gusoma Bibiliya azatsindwa n'ibitero bye. Satani ngo arabizi umuntu utazasenga akabipfobya, ntayiha agaciro, ntasome na Bibiliya, akajya ku rugamba gusa akibwira ngo ni umukristo uri ku ntambara, ngo arabizi ko umukristo udasoma kandi ntasenge Satani azamutsinda. Iryo banga genge ate ararizi. Niyo mpamvu mu bintu apanga. Reka mbisome mu murimo w'umukristo 250, umurimo w'umukristo 255. Satani arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye abantu n'Imana, kandi agera ku migambi ye iyo asanze imibereho yabo y'ibyobokamana yararohamye mu mirimo. Niyo ashoboye gutuma ibitekerezo byabo birindukira mu mirimo, kugeza ubwo abasiga batakigira igihe cyo gusoma Bibiliya no gusengera mu rwiherero no gutamba igitambo cya mu gitondo n'igitambo cya nimugoroba cy'ishimwe no guhimbaza. Satani
ngo imigambi ye ngo ije isohora iyo abashije kuruha ubwenge bw'abantu mu mirimo, ngo bakabura umwanya wo gusengera mu rwiherero, ngo bakabura umwanya wo gutamba igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba cyo guhimbaza. Ngo arabizi yuko ubwenge bw'abantu niba muri iyo mirimo, niyo mpamvu erega ngo ajya atuma n'abantu bibagirwa gusenga, batagiye no mu mirimo isanzwe yo mu buzima bwabo, ahubwo no mu mirimo yo gukorera Imana. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo bari gusobanura za mbuto zaguye mu mahwa, basobanura ko ngo umuntu yahugira no mu gukorera abandi, agahugira mu gusura, agahugira mu kubwiriza, ngo akibagirwa gusenga, noneho amahwa akazamera mu mutima we. Urumva ko Satani abirwanya aturutse iburyo n'ibumoso. Yajyana abantu mu mirimo yabo isanzwe yo mu buzima, ngo n'abantu bahugira no mu mirimo yo gukorera abandi byiza, ngo bakibagirwa kwisengera, bakibagirwa amashengesho yaba yo mu rwiherero. Abareba cyane cyane aya mashengesho reka nyavugeho, ngo niyo agerageje mwumva amashengesho arwanya cyane cyane. Iki gitabo cyitwa umurimo uburezi, mu burezi baranditse ngo 290 amasengesho ni ngombwa kuko ariyo bugingo bw'umutima. Amasengesho yo mu muryango kimwe n'ayo mu ruhame afite akamaro mu mwanya wayo, ariko umushyikirano umuntu agirana n'Imana mu rwiherero niwe utunga ubugingo bw'umutima. Kandi munkurikiranye, amasengesho yo mu muryango ubwo ni wa murinzi wo kwigana n'abana bawe n'umugore wawe cyangwa se n'abaturanyi. Ayo mashengesho yo mu muryango afite akamaro mu mwanya wayo, kimwe n'ayo mu ruhame. Nuko tuba dusengeye mu ruhame mu materaniro nk'aya ngaya, bifite akamaro mu mwanya wabyo. Ariko amasengesho, ariko mushyikirano umuntu agirana n'Imana mu rwiherero niwe utunga ubugingo bw'umutima, niho umutima utungirwa. Naho hano hirya 200, mwumve ko Satani naho yarwanye n'ubundi 292, umuvumba utarigeze kubaho uri kwigarurira isi binyuriye mu kwinezeza, gushaka amafaranga, mu kumaranira ubutegetsi no mu guhirimbanira kubaho. Hari imbaraga iteye ubwoba yonona umubiri, ubwenge n'umutima. Imana iravugira hagati muri ibyo hubi by'ibisazi, iradusaba kujya hiherereye ngo tuvugane nayo iti nimwiyoroshye mumenye ko ari njye Uwiteka kugira neza. Umuvumba ubu ngubu urebye ukwirukanka, uhugirana umwana umukuru n'umuto, umugabo n'umugore, ngo yaba gushaka ibinezeza, gushaka amafaranga, kumaranira ubutegetsi no guhirimbanira kubaho, gushaka uko abantu babaho. Hari imbaraga iteye ubwoba yonona umubiri, ubwenge n'umutima. Ngo Imana ivugira hagati muri iryo hubi rimeze nk'ibisazi. Burya Imana abantu iyo bari kwirukanka, buri wese ahugiye mu bye n'undi mu bye, ngo bari nk'ibisazi. Ngo Imana ije ivugira hagati muri iryo hubi, ngo ikabwira abantu ngo jya hiherereye, tuza gato maze tuvugane wumva ijwi ryanje. Hepfo aravuze ngo benshi no mu bihe byabo byo gusenga ntibashobora kwakira umugisha uva mu gushyikirana n'Imana by'ukuri, baba bafite ihubiri rikabije. Niyo bagiye gusenga ngo baragenda bafite ihubiri rigenje rikabije, bageraho urukundo rwa Kristo ruri, bakamara akanya gato kuri urwo rubuga rwera, ariko ntibategereze kwakira inama ze. Ntibagira umwanya wo kugumana n'umwigisha wo mu ijuru, maze bakagaruka mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro yabo, bakajya gusenga bajyanye imitwaro bakanayigarukana, ngo bitewe na ryahubi. Urumva ko mu bintu Satani aya mashengesho nk'ayo y'ihubi y'umuhango yo kubura umwanya abantu bakirukanka niyo ariho muri iki gihe, kandi ndasoma ko ntacyo ajya amarira abantu. Muri iki gitabo
cyo guhamagarwa kwacu gukomeye 131 haranditse ngo tugomba gutoza umutima kwizirika no gushikama ku masezerano akomeye ya Kristo. Umukiza Yesu azi ko bitadushobokera guhangana n'ibishuko byinshi bya Satani keretse gusa dufite imbaraga mvajuru duhabwa n'Imana. Umukiza Yesu azi ko bitadushobokera guhangana n'ibishuko bya Satani. Yesu nawe arabizi. Keretse gusa dufite imbaraga mvajuru duhabwa n'Imana. Azi ko mu mbaraga zacu za kimuntu twatsindwa uruhenu. Niyo mpamvu ubufasha bwose bwateganijwe kugira ngo muri buri kibazo n'ikigaragazo tuzahungire mu gihome. Dufite amagambo y'isezerano akomoka mu minwa itabeshya. Buri wese ku giti cye tugomba kugundira kwizera kugira ngo tubashe kwakira ibyo yasezeraniye. Imana izaduhindukira icyo tuzashaka kwibacyo. Amasengesho yacu adashitse kandi yakazuyaze nta mugisha azatumanurira uva mu ijuru. Ya mashengesho adashitse yakazuyaze atarimwe amakene yo kurangiza umuhango ngo nta mugisha uzatumanurira uva mu ijuru. Mbega uko dukeneye gushikiriza Imana ibyifuzo byacu. Sabana kwizera, tegerezanya kwizera, akirana kwizera, ishimire mu byiringiro kuko ushaka wese abona. Bishyireho umwete. Shaka Imana n'umutima wawe wose. Abantu bashyira umutima n'umwete mu byo bakora byose byo muri ubu buzima kugeza ubwo imihati yabo izegukana insinzi. Murabona ko mu buzima icyo ugiyemo n'umwete insinzi urayibona. Hepfo aravuze ngo ufite umwete wimbitse iga gushaka ubutunzi Imana yasezeranye, kandi ufite kwihangana n'imihati imaramaje uzagira umucyo wayo, ukuri n'ubuntu bwayo bukungahaye. Umaramaje kandi ufite inzara y'umutima utabaza Imana, kirana n'abamarayika bo mu ijuru kugeza ubwo uzegukana insinzi. Impagarike yawe yose yegurira Imana, umubiri, umutima n'intekerezo, kandi fata umwanzuro wo kuba igikoresho ikunda citanze cyeguriye ubwenge n'ubushake bwayo kandi kiyobowe n'ubwenge n'umwuka wayo. Bwira Yesu amakene yawe ufite umutima utaryarya. Mu masengesho ntabwo usabwa kurwana urugamba rurerure uhanganye n'Imana cyangwa ngo uyagire ikibwiriza, ahubwo zana umutima ubabajwe n'ibyaha uyibwira uti tabara Mana ntarimbuka. Hari ibyiringiro ku mutima nk'iyo. Bazashaka, bazasaba, bazakomanga kandi bazahabwa. Igihe Yesu azakuraho umutwaro w'icyaha ushenjagura umutima, muzabona umugisha w'amahoro ya Kristo. Bana b'Imana, Imana ikeneye ko dusenga amashengesho arimwe amakene. Twasomye haruguru hirya ngo Imana ibonye amakene ngo ibigize amahirwe yo kubona abikorera. Imana ikeneye gutanga imbaraga. Imana ikeneye gutanga umwuka wera. Imana ikeneye ko tuyisaba, ahubwo yabuze abashaka. Niyo mpamvu Satani atugomwa, araduhugenza, akatujana muri byinshi, tugahugira mu zindi nshingano, tugahugira no mu kubwiriza, tugahugira mu gukorera imirimo yacu yo mu buzima, tukabura akanya. Ariko Yesu umukiza wacu wundi twasomye yajaga akora ngo niyo yabaga ari gukora umurimo w'Imana, habaga igihe ngo nta muntu wigeze akora wagira imirimo myinshi kuruta Yesu. Hari igihe twitwaza imirimo, tukitwaza ibituvunye, ariko reka mbisome hano mu wifuzwa ibihe byose mu cigisho kitubwira ngo muza hiherereye mu ruhuke. Yavuze ijambo rikomeye 304. Nta muntu n'umwe wigeze agira imibereho yuzuye nk'imirimo myinshi kurusha Yesu. Ya mirimo uje wumva ufite, ababyeyi baje akunda kugira imirimo bakumva bazazaniwe. Abagabo benshi nabo bagira imishinga myinshi bakumva ibahugije. Yewe n'ababwiriza benshi baje bahamagarwa ngo bakorere henshi, bagahamagarwa guhugura ibyiciro bitandukanye, bagahamagarwa gusura. Iyo mirimo yose ufite ngo nta wigeze agira myinshi ngo arushe Yesu. Yaravuze ngo nyamara igihe kinini yagikoresha agasenga.
yahoraga asabana n'Imana. Kandi inshuro nyinshi dusoma ibisobanuro muri aya magambo ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka aja mu butayu asengerayo. Ntabwo yaryamiraga. Mu gitondo yaribaturaga akagenda kwa kundi twe twumva ariho dukeneye tukihumuriza umutima ukanagukomanga ngo byukuje gusenga ukagira ubute umutima ukakubwira ukanga ngo Yesu yaje abyuka kare agasohoka akaja mu butayu gusengerayo. Ariko we abavamo yiherera mu butayu arasenga. Nubwo ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukora ibyiza, Umukiza yabonaga ko ari byiza kwitarura inzira nyabagendwa, maze akiherera ngo abe abishije inteko zahoraga zimukikije. Murumva ko reba Yesu ngo yumvaga ishengesha ari icyangombwa cy'ingenzi mu buzima, ku buryo niba ari kuvura abarwayi, niba ari kubabwiriza, yajyaga apanga kuba abaretse akajya ku ruhande maze akajya gusenga. Yagombaga kuba ahagaritse umurimo we utarangira. Yari afite umurimo ngo uhoraho, akaba aretse guhura n'abamukeneye kugira ngo yiherere yongere gusabana na se. Yabaye umwe natwe, asangira natwe ubukene bwacu n'intege nke zacu. Yagengwaga n'Imana kandi imbaraga z'Imana akazishakira mu isengesho ryo mu rwiherero. Imbaraga z'Imana ntabwo yazihoranaga, yajyaga kuzivoma mu isengesho ryo mu rwiherero kugira ngo zimubashije gusohoza inshingano ze no kwihanganira ibigeragezo, kuko yari munsi y'icyaha yihanganiye intambara n'imibabaro. Gusabana n'Imana kwe niko kwamubashije kururutsa umutwaro w'imibabaro wajyaga kumushengura. Amasengesho yamugaruraga mu buyanja n'umunezero. Yajyaga ahembuka akavayo, amasengesho yamugaruye mu buyanja. Niyo mpamvu no muri kino gitabo guhamagarwa kwacu gukomeye nihuta kuko turi hafi gusoza iki cigisho, yaranditse ngo iga gusenga amasengesho, iga gusenga magufi kandi arashe ku ntego. Hita usaba icyo ukeneye. Iga gusenga uranguriye ku buryo Imana ishobora kukumva. Tugasenga amasengesho adafashe, ahubwo sengana umwete. Uhendahende bivuye ku mutima, garagaza inzara y'umutima usonzeye umutima w'ubugingo. Iyaba twasengaga cyane mu rwiherero, twari gushobora no gusengana ubwenge mu ruhame. Ayo masengesho yuzuye gushidikanya, yo gukekeranya, yajaga guhagarara. Kandi byajaga gutuma igihe turi gusenga na bene data, turi gusengana na bene data mu materaniro rusange haboneka inyungu, kuko twari kuyazanamo impumuro y'ijuru. Burya ngo umuntu usengera mu rwiherero ngo niyagiye mu materaniro hamwe n'abandi ngo yazanamo impumuro y'ijuru. Kandi kuramya kwacu kwari kuba ukukuri mu cyimbo cyo kuba umuhango gusa. Niba umuntu atarimenyereje gusengera mu rwiherero, kabone nubwo yaba ari mu murimo ya buri munsi, ibyo bizigaragaza no mu materaniro yo gusenga. Ngo umuntu utaje usengera mu rwiherero, nubwo yaje mu mirimo ari mu mirimo ya buri munsi, ngo nubwo yaba ari mu materaniro ngo uzabimumenyeraho ko ataje asenga. Hepfo yaravuze ngo ubugingo bw'umutima bushingiye ku kamenyero ko gusabana n'Imana. Bituma amakene yawe amenyekana, maze umutima ukugururirwa kwakira imigisha ikungahaye. Ishimwe ritemba ku minwe idategwa. Umuntu akakira ihembura riva kuri Yesu, rigaragarira mu magambo, mu bikorwa no mu bugiraneza no mu kwitanga mu ruhame. Haboneka gukunda Yesu mu mutima, kandi ahari urukundo ntabwo rwihisha, ahubwo rurigaragaza. Amasengesho yo mu rwiherero akomeza ubugingo bw'imbere mu mutima. Umutima ukunda Imana uzifuza gusabana nayo, kandi uzayishingikirizaho ufite kwiringira kwera. Reka twige gusengana ubwenge, tugaragaza ibyifuzo byacu mu buryo busobanutse kandi buhamye. Reka dusenge nk'abasobanura ngo ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni muri Yohana, muri Yakobo 5:16. Bana b'Imana, gusenga bija bigira impinduka biteza mu buzima. Nasomaga mu gatabo k'urwo ruhire ngo uruhanga ngo rukeye ngo nirwo ngo ruja rugaragaza
ngo impagarike, ngo uruhanga rukeye ngo nibwo rugaragaza umuntu ubeshejweho no gusenga. Uwo muntu usenga ngo ajye agira n'amahoro y'imbere mu mutima, ngo akigaragaza no mu maso. Amashengesho afite icyo amariye itorero muri rusange. Iyo rigira umwete wo gusenga, nayo ndayasomaho gatoya mu cyigisho kitubwira ngo iki torero rikangutse, mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe bwa mbere 139. Amasengesho yo mu itorero naryo mwumve icyo amarira itorero muri rusange. 139. Amasengesho arakenewe mu mibereho yo mu rugo, mu itorero no mu murimo w'ivugabutumwa. Aho hose mu rugo ababyeyi bakeneye intwaro yo gusenga, bakeneye gusengera abana babo, bakeneye kwisengera bo ubwabo, bakeneye gusengera imirimo bakora n'inshingano bafite zo mu buzima, ngo baje bazibangikanya n'ubukristo, maze babe beza mu mirimo yose yo mu buzima bakoramo. Amasengesho arakenewe yo mu rugo, amasengesho arakenewe mu itorero, ngo amasengesho akenewe no mu murimo wo kubwiriza ubutumwa. Imbaraga iboneka mu isengesho risenga mu mwetwe izwiho bukeya. Iyaba itorero ryasenganaga gukiranuka, ntago ryabonekamo amakosa muri byinshi. Burya ngo itorero rigize amashengesho iyo arimo gukiranuka, ngo ntabwo amakosa yaje aboneka muri byinshi. Kuko iyo habayeho gutakambira Imana ubudahwema, haboneka umusaruro ushimishije. Igihe itorero rizakanguka, rizazirikana guhamagarwa kwajyo kwera. Amashengesho asenganywe umwete n'imbaraga akarushaho kuzamuka mu ijuru, kugira ngo risabe umwuka wera kubatoranyiriza umurimo n'inshingano byo gukiza imitima. Dufite isezerano rigumaho ngo Imana izegera umutima wose uyishaka. Iryo ni isezerano ry'Imana, ngo abantu nibayishaka bakayegera nayo izabegera. Reka muri aya masaha buri mukristo wese yumve ko atakwirwanirira, ahubwo ko dukeneye kurwanisha intwaro yo gusenga. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho kitubwira iby'ibishuko kiriya gikurikiranye n'ibigaragazo, ngo Satani ngo aje ahinda umushitsi, ngo iyo abonye umukristo w'umunyantege nk'ihanyuma y'abandi, ngo yitabaje amashengesho. Satani arayanga abana b'Imana, azi yuko gusenga bimugwa nabi, bituma ngo hahamuka ngo ingabo ze zikabwa igihumuro, ngo iyo abantu bafashe intwaro yo gusenga. Reka ubwo twumvise aho anyurira ngo ayitubuze, kandi tukaba twumvise iki tumariye, tukaba twabonye n'umukiza wacu ko ariyo ntwaro yakoreshaga, reka buri wese yikwirwanirira. Bya bibazo ufite byose we kujya wigeragereza, reka twe kujya duhugira mu mirimo, yaba imirimo yo kubwiriza, yaba imirimo yo gukorera Imana, yaba imirimo yo mu buzima bwacu. Satani hose ngo ajya hanyurira ngo atume ya ntwaro yo gusenga tuyibagirwa. Niyo mpamvu umuntu akabona umwanya wo kubwiriza, akabona umwanya wo kujya kubwiriza ubutumwa kure y'iwabo, akabona umwanya wo kujya gusura, akabona umwanya wo gukora ibindi, ariko akanya ko kujya gusenga ukabona kanze. Umenye ngo Satani yarahicaye, yahashize imbaraga, azi ko ari intwaro ikomeye ije muhungabanya. Imeze nka twatubuye Goliath, Dawidi yakoresha akica Goliath. Ni intwaro yoroheje ariko igikora bikomeye. Reka Imana iduhe kuyegura tuyirwanishe, twe kwirwanirira, ahubwo dutabaza imbaraga z'Imana ziturwanirire. Nibyo dusaba ngo Imana ibiduhembuze kandi bidushoboze mu izina rya Yesu.